Nanone kandi nongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema kubana nanjye mu biganiro bitandukanye by'ubuzima, nishimira kubasangiza buri munsi. Imana ibaha umugisha. Niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera mu biganiro dukunze kubaganiriza buri munsi, mukunda kubonamo impanuro zabasindagiza maze mukabasha kugira ubuzima bwiza kandi mwishimiye. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, nawe kanda subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Uyu mwanya nshaka kubasangiza ubuhamya bushimishije, ubuhamya bwiza, ubuhamya bw'ingenzi, nibura bwabera akabando umuntu ushaka ubuzima bwiza kakamusindagiza kakabumugezaho neza. Ubwo buhamya ntabwo ari ubw'undi, ni ubwanjye ku giti cyanjye, ukuntu nakize pararizi abandi bita guhinamirana cyangwa se indwara ikomeye cyane y'imitsi. Numara kumva uko nakize pararizi, nawe bigutere umwete n'umurava wo kwita ku buzima bwawe, nibura umenye yuko indwara urwaye ibasha gukira kandi ikabasha gukira neza. Kibisanzwe muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Nshuti muvandimwe, tira agatebe wicara urambye ngusangize ubuhamya bwiza bw'ingenzi, ukuntu nakize pararize ubu nk'ubu nkaba ngenda neza, ndambura akaboko neza, nibura nkaba ndya ibyo kurya nkabyishimira, naryama ngasinzira neza, mu yandi magambo nkaba mfite ubuzima bwiza. Ni byiza kuririmba indirimbo yahimbwe n'abandi bantu, ariko kuririmba indirimbo wihimbiye byarushaho kukunezeza. Ni byiza kandi gusoma ibitabo bitandukanye nk'uko tubisoma, nk'ibi nkahe aho imbere yanjye mpafite ibitabo birenga nk'ijana. Ni byiza kubisoma, ariko iyo wisomera igitabo wiyandikiye urushaho kwiyumvamo icyizere ko hari icyo ushoboye ku mwisi, cyangwa se ko hari icyo wamarira abandi. Nibura niyo mbaganiriza ibiganiro by'ubuzima birushaho kunezeza cyane kuruta uko nasomye amabanga yatuma ngera ku buzima bwiza. Iyo mbaganiriza inararibonye yanjye y'ubuzima bwanjye nanyuzemo, ibyo birushaho kunezeza cyane. Ni byiza kandi kuvuga uko abantu bagiye bakira indwara, ukavuga ngo kanaka yararwaye umutwe arawukira, yararwaye igifu aragikira, yararwaye umwijima arawukira. Ariko birushaho kuba byiza cyane iyo uri kuvuga buryo ki wowe ubwawe wakize indwara kandi ukarangira n'abandi bantu inzira banyuramo kugira ngo babashe gukira indwara neza. Ni byiza kandi kurya ibyo kurya byatetswe n'abandi bantu, ariko byarushaho kunezeza cyane iyo umuntu ari ibyo kurya yitekeye kandi n'abandi ari gusangira nabo bakamubwira bati ibi byo kurya biraryoshye, birushaho kunezeza umutetsi. Ni byiza kugenda mu modoka kugira ngo ugere iyo ujya, niba ufashe urugendo, niba ugiye mu rugendo rwa kure, ariko byarushaho kuba byiza bingana iki umuntu nibura yariguriye imodoka akavuga ati nshaka kugera i Kigali saa 3, kandi koko ukazinduka kare kare n'imodoka yawe, ntibigusabe gutega muri gare, ahubwo ugakora ibishoboka byose imodoka yawe ikaba irimo essence, hanyuma ugakora urugendo wizeye kuragerayo. Ibyo birushaho kunezeza. Ni byiza kandi kuvuga uko abantu bagiye bahura na Yesu akabakiza ibyaha bitandukanye nko kwiba, ubusambanyi cyangwa se n'ibindi byaha bitandukanye, bakakira agakiza. Kubiririmba byanezeza abantu, ariko ni byiza kuririmba agakiza kawe ukavuga uti njyewe nahuye na Yesu ankiza umutwaro w'ibyaha, ubu narabohowe, ndi inshuti ya Yesu. Ubwo ni ubuhamya bunezeza ubutanze kandi bukanezeza n'ababwumva. Nge rero turi kuganira nubwo nkunze kubagezaho ubuhamya bw'abantu batandukanye bagiye bakira indwara zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Indwara ya pararizi tugiye kuganirira hamwe atari yo gusa, ahubwo n'izindi nyinshi. Ni nge wayikize, narayirwaye, iranzahaza, intesha ibyiringiro, intesha no kwiheba, ariko igihe kiragera ngira amahirwe yo kuyikira. Uburyo nayikize nibwo nshaka kubasangiza uyu mwanya. Byagenze bite? Ngeze nko mu mwaka wa 6 mu mashuri yisumbuye ya secondaire, ndi kuyasoza, natangiye kugenda nonera.
nashaka impamvu zabyo sinzisobanukirwe neza, nagendereye abaganga batandukanye ndi gushaka impamvu ndi kunonera ntavunitse cyangwa ntatsikiye, ahubwo nkumva mu mavi hari kundya cyane, byatumye nywa ibinini byinshi bya antidurere cyangwa se ibyo bita painkillers, rimwe na rimwe nkoroherwa ubundi nkongera nkarwara, birangira ntakaje ibyiringiro numva yuko ntazakira. Noneho byaje kuba bibi cyane aho no kugenda byasaga n'ibinaniye neza, ahashunguka cyangwa ahamanuka simbashe kuhamanuka neza, ahaterera kikaba ikibazo gikomeye cyane. Igihe natereraga umusozi usibye kugenda ndi kuribwa cyane cyane mu kuguru kw'ibumoso, nagiraga n'ibyago byo kubira ibyuya byinshi, nkaribwa n'imitsi cyane, nkaribwa n'umutwe, naryama sinsinzire, biza kuba ishyano rikomeye cyane ubwo narwaraga n'indwara zo mu nda nk'igifu, amara, indwara z'amara ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Ndibuka yuko nkirangiza segondere ngeze nko mu mwaka wa mbere kaminuza, nari natangiye no kurwara indwara z'amaso ngahora nyabyiringira igihe kirekire. Nari ngiye gushaka rinete, uretse ko bitewe nuko ndi umwihambizi mu by'ubuzima ntabwo nihutiye kuzishaka, numvaga ko byanga bikunze indwara yanjye nzayikira. Byagenze bite rero? Umunsi umwe nganira na nyogokuru, musobanurira n'ikibazo mfite cya pararizi, ko ntabasha kugenda neza kandi ko mpuriweho n'ibindi bibazo byinshi. Yarandebye aravuga ati umva mwana wanjye rero, nta kindi kiri kugutera indwara, nuko mwashatse gusirimuka mukarenga impanuro z'abakuru. Ubwo impanuro z'abakuru ni imirire n'iminywere. Gusa namubaje nitonze, ndamubaza nti nazirenze gute? Arambwira ati mu byo kurya biribwa n'ibitaribwa, imikati n'amandazi byarabishe, icyayi n'ikawa ndetse na za fanta na za jus zitandukanye mugura muri kantine byarabishe. Ibyo byose nibyo bibatera uburwayi butandukanye. Kubw'ibyo avuga n'umunyu mwinshi ndetse n'izindi ngeso abantu bagira mu mirire. Ubwo nanjye nari nzifite cyane, birumvikana nk'umuntu utangiye gusirimuka nakundaga kurya imikati kandi nkanywa icyayi gikoze isukari cyane, ngakunda ibyo kurya birimo umunyu mwinshi, ngakunda ibintu by'amandazi. Amandazi narayariye cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse nkeka yuko ariyo yari yanteye pararizi cyangwa se gushaka guhinamirana. Noneho maze kubyumva neza, kurikirana n'ibitabo byagiye byandikwa n'abahanga nk'abacurabwenge b'Ubugiriki, ba Pitagore, ba Plato, ba Socrate, ba Aristotle, ba Taresi, ba Hippocrate n'abandi bantu batandukanye. Aba bose ni inkomarume zagiye zishyiraho ubumenyi bwinshi umuntu yavoma maze akabasha gukira neza. Ariko muri ibyo byose sindabukira. Gusa nyogokuru amaze kumbwira ibyo ngibyo ntabwo yaramye igihe kirekire, ahubwo yitabye Imana cyangwa se yarasinziriye. Gusa nakomeje gukurikirana iby'ubuzima bwanjye. Noneho naje kugwa ku gatabo gatoya cyane kitwa Nurtire Vivante. Dore ngaka, aka gatabo ni irangamuntu yanjye, ntabwo nshobora kugasiga. Inshuro nyinshi nkunze kugasoma kuko ariko kandohoye. Nasomye ibitabo bitandukanye aho bambwiye kujya nkoresha salade yo gukata igitunguru gitukura ndetse n'indimu nkajya mvangamo amavuta ya elayo. Niko nabikoraga inshuro nyinshi mu cyumweru, narenzaga n'inshuro ndangira abantu zo gukoresha iyo salade nk'inshuro enye mu cyumweru, nkaba nayikoresha n'icyumweru cyose kugira ngo mbashe kugira ubuzima bwiza. Niko nabigenzaga. Gusa nkumva norohewe cyane, hakaba igihe ngenze neza nta kibazo, nabyama ngasinzira neza. Mbese nyine iyi salade nayikoresheje igihe kirekire gishoboka, ntabwo mbasha kukibasobanurira. Na n'uyu munsi rimwe na rimwe mu cyumweru ndayikoresha. Noneho igihe nakoreshaga iyi salade numvishe narakize, ariko sinabasha gukira neza mu buryo navuga ngo bwuzuye, icyo bita la guérison impartiale. Noneho agatabo kankijije burundu ni aka gatabo kitwa Nurtire Vivante.
nasomye amagambo aboneka nko ku rupapuro rw'108, ntabwo yose ndayasoma kuko nshaka yuko ubu buhamya buba bugufi. Ku rupapuro rw'108 bavuzemo ijambo interuro yankuruye cyane ngashaka kuyitaho niyikurikira. Baravuga bati le régime cru est le seul remède capable d'éliminer les dépôts graisseux qui collent aux parois des vaisseaux sanguins. Ibyo kurya bibisi niwo muti wonyine ubasha guhanagura ibirundo by'urugimbu byafashe ku miyoboro y'amaraso ahariho hose. Nsomye iyi nteruro birantangaza cyane, bintera gusoma aka gatabo kose. Maze nsoma ku rupapuro rwa 22 baravuga bati non seulement les maladies graves peuvent être guéries par le régime de crudité, mais également les petits maux. Ce qui ne compte pas comme maladie, par exemple les maux de tête, les éruptions cutanées, ntabwo ari indwara zikomeye zibasha gukizwa no kurya ibyo kurya bibisi gusa, ahubwo ni indwara ntoya abantu badafata ko ari indwara, ko gukunda kuribwa n'umutwe, ibishishi by'uruhu, umwuka unuka wo mu kanwa, umunaniro ukabije, kugomera icyo bita constipation, n'izindi ndwara nyinshi zibasha gukizwa n'ibyo kurya bibisi. Maze gusoma iyi nteruro naravuze ngo ni indwara yanjye irimo ya pararize. Kubw'ibyo kwiriye kwihatira kurya ibyo kurya bibisi gusa, nta byo kurya bitetse. Reka mbasetse rero, ibyo kurya bitetse nabyikurikiranyije ukwezi kose. Mu buzima bwanjye nkunda ibiryo, uretse ko amahame y'ubuzima yampaye umurongo nabiryamo, kubirya kuri gahunda, kurya mu gitondo no ku manywa gusa, no kureka ibyo kurya bya nijoro. Noneho nakoze ibishoboka byose nikurikiranya ibyo kurya bibisi. Mu gitondo naryaga salade y'imboga, nari umunyeshuri muri kaminuza ntafite n'amafaranga menshi, nkarya salade y'imboga cyane cyane ntihaburemo igitunguru gitukura. Nyuma ya saa sita ngakunda kurya imbuto zitandukanye, za zindi zidahenze, avoka, imineke, amapera ndetse na za gaperi zari zihari cyane icyo gihe. Noneho akaba arizo ndya nimugoroba, singira ikintu ndya ukwezi kose. Iminsi 30 irarangira. Iminsi 30 yarangiye nakize neza, ngenda neza, sinzira neza, mu nda hangushye, nta kuribwa n'igifu, nihagarika neza, nta kuribwa n'umutwe, nta kubyiringira amaso, nta ndwara z'uruhu. Indwara nyinshi nazisezeyeho mu minsi 30 ikurikiranye, maze ngubwa neza, ndirimba ubuzima bwiza. Ndaririmba, ndaririmba, ndaririmba nyine, ndaririmba, ndaririmba, ndaririmba ubuzima. Ndirimba ubuzima bwiza, ndiyongeza bitewe nuko nari nguwe neza kandi ngaruriwe ubuzima. Kubw'ibyo rero nshuti muvandimwe, nawe niba ushaka ubuzima bwiza, aya mayeri nakoresheje wayakoresha kandi ukabasha kugira ubuzima bwiza. Gusa nsoza, bya bindi by'imikati, amandazi, za bombo, za biswi, za shikarete, za ji, za fanta, ibyo byose nabisezeyeho burundu, maze ntungwa n'ibyo kurya bizima. Yemwe n'amagi nyakoresha rimwe na rimwe, ntabwo nyakoresha cyane. Iyo nakabije ni amagi 2 mu cyumweru. Amata nayavuyeho, inyama nazivuyeho, ibyo byose nabivuyeho kugira ngo nsigasire ubuzima bwanjye busigaye, kuko ubu nubwo napfa mfite amahoro yuzuye, amahoro atandukanye cyane n'uburibwe bw'indwara. Ikintu cyica abantu ni uguhora bumva yuko bari kuribwa kandi ntibagire n'icyizere cy'uko bazabaho. Njyewe mfite icyizere gihagije cy'ubuzima, nubwo naba mvuye, nubwo nava muri uyu mubiri, navanamo ubuzima bwiza ntanduranyije n'abantu batandukanye. Inshuti muvandimwe, ngushimiye yuko udahwema kubana nanjye mu biganiro bitandukanye by'ubuzima, kandi kuba warakanze subscribe n'inzogera kuri iyi buto biguhesha amahirwe yo gukurikirana ibiganiro bitandukanye tugusangiza buri munsi. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere tubanye muri ibi biganiro, nawe kanda subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya.
akaryoshye ntigahora mwitama, ntashira ararekwa, icyakora hasubiwemo. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye. God bless you so much my dear friends.